Aba muraho. Muraho neza. Muraho. Yego yite mugabo. Ni sawa ni sawa. Dore nturutse ruguri bari bandanye inzu ngo hano harimo inzu ikodeshwa. Burigize amahirwe nansanze hano mfite inzu nyinshi cyane. Umva nagiye do icyuya cyabaye cyinshi imisozi nateye. Gisubizo amahirwe ngize rwose. Iyi yarafashwe sibyo? Ariko hano mfite indi tarafatwa wazana. Siwumva si akwereke. Siwumva. Bigize amahirwe bahe. Imana n'ubunama. Aguze Imana nsenganye. Hano mfite inzu rero uretse nkwereke. Umva rero mugabo inzu yanjye yujuje ibyangombwa byose. Inzu yanjye rero irimo ibintu do hariya wahashyira iki imyenda sibyo? Ndabona sawa rwose. Hano wahashyira iki igikapu. Inzu yanjye irimo amazi. Zirimo n'amazi. Irimo amazi. Irimo simuri kubibona dore n'akantu washyira n'iki wajya urambikaho inkweto. Harimo na silipa rwose nta kibazo cyo kujya muri dushe. Ikindi iteye irange wabibonye. Wabibonye ko iteye irange. Hano harimo iki umuriro. Ukora ku gikuta hakaka. Wabibonye? Inzu yanjye yujuje byose. Ariko se boss ko nshimye ubwiye ko inzu yawe yujuje ibyangombwa. Aya mazi je kandi mwe bozamara igihe cyenda niki. Ubundi si inzu yawe urabona nayiryamamo hayikubigwamo. Matorase hano ngaha ushyiramo materuka ukaryama wanditse kane urumva? Kamenye nje kwiga imibare. Uryama wanditse kane gutyo kwakunda abasore hari umugore ugira se. Ako boss njye nawe nje kwiga muri Kigali. Uyu muntu aturutse mu kubona nawe nje kwiga. Turutse mu cyaro cyayo. Ikigali urahaza. Ikigali se nje kwiga kane.